dore wa mutipe ndagaze. Erega kwiyemera bro, kwiyemera biba biri mu maraso. Ni mu maraso umuntu arabigendana. Uzi yuko unaryama ukaba uri kwiyemera bro, nta muntu uhari man. Uraryama ukiyemera. Ejo bundi nari kumwe n'agakobwa kumva ko ndimo nagona, karavuga ngo ushaka kubera ngo ugona, ndakabwa kandi kugona ni ukwiyemera. Ubundi ubwiyemezi nuvuga ngo umwiyemezi cyakoze cyose aba ari ubwiyemezi. Kugona ni ubwiyemezi. Ni ubwiyemezi man. Niba kadakunze kugona kwawe nikajye kureba ba Sematama. Bo no usibye no kugona nta nubwo bazi gutera fresh. Exactly. Urumva ni gutyo kabisa. Nta mahoro se. Muchoma naye ndi kumubwira ngo abagore nta makosa bagira, wowe check yawe ni ubundi abagore nta makosa bagira. Ubundi umugore sibyo? Umugore ni umuntu. Iyo ushaka kugira ngo umugore, nguma mbwira abantu ngo ushaka kugira ngo wahukane n'umugore, umutsinda conversation mugiranye. Igihe ukahita umurusha ubwenge, buri gihe ahita akubwira ati kigabo sinyishaka. Kandi ubizi ko n'ubundi ubumurusha urarwana iki nawe urarwana. Sibwo kwiyemeza imbavuga se umunsi kundi. Niba umuntu ubizi ko umurusha ubwenge kwera icyo ushaka kumwereka ko umurusha ubwenge. Ariko Muchoma afite otherwise. Muchoma ndamukukira kuri YouTube kubakandagira, abashaka kubakandagira mu muryango. Nicyo kibazo. Muchoma ntabwo akina. Ndamukurikira kuri YouTube. Rindira gato umve teke ya Muchoma. Muchoma abagore bagira amakosa. Bahura bambira ngo turasa. Ubona dusarate. Asa nande? Na Muchoma? Ngo wowe sa n'uwo mujyama. Uwo mukobwa wese asa nanjye. Reka nanjye ngire gutya basi. Ngo none se ubwo no umuvandimwe man. Niba ari umunyafrika, niba ari umupanafrike, ubwo no umuvandimwe man. Erega abagabo n'abami. Kandi bro vie nyine ari n'ukuntu ari n'umwiyemezwe no OG. Ari n'ukuntu nyine yanagiye akajya atera ahantu hatandukanye man. Vie yari modeste man, nta blague we nta blague yagira. Mama uri umujama yari umuhabara wa vie wawe. Ibyo ntabyo mvuze. Cyane ko vie nyine yaryaga neza byatari. Mama yari beautiful byatari, abagabo baramukunda. Ariko mama siyo mpamvu ndi kukubwira ngo vie nyine yari umwiyemezi OG. Niba papa we yaramuterese mama, ubwo nta wandi. Nawe wamenye Ddumba rero singo bimeze bite man? Igitaramo cyagenze fresh. Wa muhungu. Ariko ngo yushuje numvise uri kubivuga ngo yushuje da huzuye. Ntabwo huzuye ahubwo. Ariko Ddumba abantu bavuze umva amazi yamenetse, flow yose yari ibyuya. Flow yose yari ibyuya. Genda ngo umva bro. Ikintu nshaka gusobanurira abanyarwanda kuri ibi bintu, ndasinze niba nza kubona umwanya wo kubivugaho, ariko ndiye kubibabwira ahangaha. Umwanya bivuge kabisa. Mbashaka gutukana kubera abanyarwanda bajya bamfata bantira umujinya. Tukana. Oyane. Uyu munsi uriyemera, uyu munsi ugomba kwiyemera. Niyo watukana ntibabyumva. Bajya unamba ako kagofero. Kagofero cyaba cyane. Bibananira gukoresha both sense. Both sense, which means common sense. Ni ukuvuga ko umuntu abagomba kumenya ko niba Bruce Melody aje muri Canada, aje gutaramira abanyarwanda bari muri Canada, ntabwo aje mu Rwanda. Yego. So ni ukuvuga ko niba ataje mu Rwanda, ntabwo turimo turamusaba ibihumbi 20 by'abantu agomba guperformingira. Sibyo? Nawe tuza kumusaba kuba ari muri Beka Arena, nawe tuza kumusaba kuba ari muri Arena. Turimo turamusaba, ahubwo icyo twamusaba, wabonye abantu bashobora kuba baguha amafaranga ushobora kugarura mu gihugu kugira ngo uya spending iwacu dutere imbere. Gahoro kabyara ikubite gahoro. Oya bintera umujinya nkaho icyo se. Oya
ndagiye nawe usora kuvugana n'abantu b'ibigori ahubwo reka ibyo ni ibintu bigomba kumvikana. Ddumba cyakoze mwaramamaje buriya mujama ikintu usigaye mukundira bro, mujama n'umutwitsi byatara azi bro, mwaramamaje kira gitaramo kabisa. Nakunze mwagiye kuri kuma TikTok, mwagiye kuma Instagram, mwabikoze neza cyane kabisa. Abanyarwanda bose umunsi bahindutse biyemeza nibwo ibintu bizagenda neza, bazajya bumva byoroshye. Kangahe kuba ku ruhare rwawe muri kira gitaramo? Harimo abantu barenze 1000. Urumva abantu bishuye amadolari 60, niyo yari amadolari ugomba kwishura, ariko VIP yabaga ari amadolari 20, amadolari 120. Urumva rero amadolari 120 abantu na VIP yabayeho kubera abantu babaye benshi badashobora kwicara bya iboro bya VIP. Yego. Noneho bigira aho ngaho kubera babaye benshi, abari barinjira kugira ngo tubagabanye, bakavuga ati noneho kwinjira byonyine ni amadolari 120 bro, barayatanga. Nirwo rwego kinyusi ariho. Urabyumva ari? Yego. Ariko tunashaka ko abanyarwanda bavuge, sinshaka ko abanyarwanda bibaza ko twashakaga 20,000 by'abantu. Turashaka abantu 1000 muri sale buzure, ku buryo umuntu ya performing abona ko performing abantu benshi bishimye. Noneho tubara amafaranga yakoreye, amafaranga y'inzoga, amafaranga y'abantu binjiye kuri interest. My friend, is mad money. Nta muntu wa ntakubeshye Ddumba, ntakubeshye kira gitaramo cyagenze neza cyane kubera ubizi. Urabizi no ugereke n'abandi bahanzi b'abanyarwanda bamwe na bamwe, even n'abandi bari kuri top, kuko abantu mwari mufite. Reka nkubwire aba bagabo, aba bahanzi bo muri za staff bo mu bindi bihugu bya West, nibo bonyine bashobora kuzuza muri ya sale imeze kuriya. Cyangwa byibuze abantu nko muri top 5 za East Africa, byibuze Diamond maybe. Diamond ntabwo yabonye abantu. Diamond ntabwo yigeze abona abantu Bruce Melody yabonye Otawa. Siwumva kabisa, birashoboka cyane rwose. Muri concert ya Mboso Toronto ntabwo yabonye na Akora. Birashoboka kubera ko ngiye nurumva Ddumba, ngiye nibuka ko twigeze kuzana yanya hano muri Amerika hano, ngiye nandi no kuri afishi nara na performance icyo gihe. Nyine ukiri umuririmbi icyo gihe ntabwo byarangiye. Umva bro, twinjisha abantu batarenga 100, kandi icyo gihe iyanya yari umuhanzi wa mbere, yari uwa mbere muri Nigeria icyo gihe, afite ya ndirimbo niba dekure, sinzi ukuntu bayitabye. Dekare, I think it's Kopede. Nese Ddumba, reka twihe credit kubera ko, reka nkubwire ko urabizi ko mu Rwanda ntabwo tujya twiha credit, sibyo? Ngaho wowe mbwire ku ruhare rwawe, ni ruhare wagize muri kira gitaramo kugira ngo kigende neza. Ku ruhare njyewe uruhare nagize muri ibi ni rwose byose, ni njyewe wabikoze byose. Reka kubeshya. None se aya Ddumba wowe reka nkubwire Mucyoma, wowe wigeze wumva uwundi muntu urimo uravuga igitaramo mbere ntaratangira kuvuga? Wowe wenyine umuntu ni ada nawe yarabikoze. Niba kubwira Ddumba ama sharp shooter bra. Sharp shooter mbandi kure bro, ndeba kure nkavuga ati ibingibi ubu Mucyoma sinzi ukuntu nakuyemera nanjye njya niyemera nkavuga ati percentage ntacyo kugira ngo kira gitaramo kigende kuriya mubona abantu bangana kuriya, mbwira ati ngewe buriya ntakubeshye uruhare rwanye nka percentage y'ingiyi 60% utazapfa nta na credit wihaye. 60% kiriya gitaramo yari ngewe, and then yindi wow. Abantu bakubwira Ddumba no mwiyemezi man, no mwiyemezi OG. Noneho 20 yari ya Bruce Melody, ayandi 20 nyahabandi ba promoter, namwe mwarakoze cyane urumva. Ariko my friend, niba kubwira Ddumba ndeba iruka
Look at me run, guy. Ariko se byibuze Ddumba iki kintu maze imyaka myinshi wicomplain ati ati coach Gaire ntago ajya amereza akantu byibuze siyo percentage 60 byibuze hari n'agashimwe ari n'akantu baguhaye byibuze icyo nicyo kibazo cyane kubera icyo nicyo kibazo abantu bajya bavuga ngo jewe ngo Ddumba nguru uruhande rwa Bruce ngo Bruce nguri mutima kuri Bruce gaye ntago nkunda Bruce ngiye muri igihugu cyane yakoze byo nibyo man byo uba team Bruce Melody. Let me clear this shit. Like ngewe ntabwo ndi team Bruce. Ngewe nkunda, urumva? Ngewe nkunda u Rwanda. Ngewe nkunda ikintu cyose mbona gishobora kuba giteza igihugu cyacu imbere. The Ben ndamukunda as a brother, The Ben nabanje kuba inshuti yanjye nk'umushuti, you know, ntarabi inshuti ya Bruce Melody. Man, The Ben ibintu akora ntabwo ari ibintu ngewe mba mbona ko biri ku rwego rwe ko birimo birazuteza imbere tu. Ariko Bruce uretse ko afite izina rinini kurusha Bruce, Ben afite izina rinini kurusha Bruce, ariko content ze ni ntoya. Urabyumva, content za The Ben ntabwo zijyanye n'izina rye ino minsi. Ariko se ni munini cyangwa ahubwo ni munini. The Ben is so big. The Ben ari muri style za ba Diamond man. Noneho akaduha ibintu bya Bruce Melody. Urabyumva byo mubwira? Ndabyumvisha. Ibintu by'abanyarwanda batumva n'ibyo abanyarwanda bigira n'ibyo abanyarwanda batazi. Noneho ngewe iyo mbonye Bruce ngewe aho kugira ngo mfane The Ben muri Bruce Melody nafanye Bruce Melody The Ben nkakwikundira as a friend, as a family, dore mushuti we umugore we ni cousin wanjye. Iyo ni exclusive duhaye nta muntu wari nigendere ntabwo mucyo mo gusobanurira nta muntu wari mucyo mo gusobanurira wowe yaruha mucyoma we icyo kintu ni cyose kirashe bisema mucyoma reka ngende haraga ko gagiye guswera ture Ddumba mbere kugenda cyangwa agakobwa. Anyway, Ddumba ni fresh man. Ariko man, buriya Ddumba wamuvugaho iki man? Nkaho imisi umaze kumumenya. I mean, Ddumba tweze gukora ka live. Tweze gukubita ka live. Ntago ngiye Ddumba tuvugana man. Ari nyine yabonye content yanjye arayikunda. Nyine nibwo nahise mutinya tu. Ndavuga ati umuntu warebye content yanjye agahita afata staff mba mvuga niki. Abatu no muniga arafata byatari. Tweze gukora ka live nyine turibwirana nkuko nyine natwe twakoze live. Ariko Ddumba z'ubwenge man. Yego. Naba barezi bose aba influencer bose ubona bose. Yego. Bashire mu gafuka kamwe nta numwe uhagarara imbere ya Ddumba. Ddumba arafata byahatari. Arafata byahatari. Kugira ngo nemere umuntu aba ari umwiyemezi OG kandi nanjye ndi umwiyemezi. The president wabiyemezi n'abiyemezi kazi man ndafata byahatari. So yo murebye ariko bro dusobanura kaboro man ku ubwiyemezi umwiyemezi OG ubundi concept yako ni isobanura iki nyine bidusobanureza kuko umwiyemezi hari ukuntu duhita tubyumva nyine umwiyemezi mu Kinyarwanda maybe hari ikindi gitekerezo gishobora kiri kihishe inyuma y'icyo biri deep byahatari kuri ya level adusobanurire neza man kandi ukumwiyemezi kuba umwiyemezi ni boro biri deep byahatari. Sinzi niba hari n'umuntu uri kunde butari umwiyemezi, sinzi uburyo yababayeho. Niba utari umwiyemezi sinzi uburyo wabubayeho. Ni umuntu utagira ibiboro personal, ni umuntu nyine ukunda gukora byahatari, ni umuntu wubaha abantu, ni umuntu ukunda abantu. Actually biva ku nshinga kwiyemeza. Ndumva ngo ni umuntu wiyemeza ikintu kandi akagikora. Bitandukanye n'umwirasi kubera ko umwirasi we ni umuntu nyine abandi bantu baba involved mu kwirata kwiyo. Ariko umwiyemezi baba involved nyine ndumva ngo ni umwirasi yirase ku bantu kubyumva ababaje abantu kandi we aziko ari gukora ubwiyemezi. Ndumva ngo umwiyemezi we ni umuntu ugira boundaries akavuga ati ejo mfite akazi ntago ndi bumwe inzoga. Niba uri kumwe n'abandiga bakagupusha bati tugomba kunywa inzoga. Bavuga ati nje ntago ndi bumwe inzoga ariko ntago biri bubabangamire mwe murakomeza mu inzoga zanyu ariko nje ntago ndi bumwe inzoga mu gitondo afite akazi. Ufite boundaries. Hari utwana udatera, hari abaniguta b'inshuti nabo, hari akazi utakora, hari uburyo nyine uri kumwe n'umubyeyi wawe uburyo witwara. Umwiyemezi ni culture. Ni culture nimo kuba umurasta, no?
ni gutyo bigenda. iryo jambo rero mise ndikunda kurushaho rero urabizi Imana hari ukuntu mugari buriya ni byiza gusobanura ikintu muri uvuze ngo umwirasi n'umwirasi uko buriya iryo jambo biratandukanye ko rishobora kuba rimeze isa nkaho rihuye ari ijambo rijya ariko mise abantu benshi iyo bumvisha umwiyemezi bumva umwirasi kandi biratandukanye. Ni ukuvuga ngo